nziza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, n'iby'agaciro komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyane ziri n'ahantu heza cyane kandi ku mafaranga make cyane. Icyo usabwa ni kimwe gusa, nkuko mpora mbikubwira, no gukora subscribe kuri Nzuri Market, ubundi imari yose tuzajya dushyira kuri YouTube channel yacu, nyine uzajya ubona mu bambere 5 kuri 5. Twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, aba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, bibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero washaka kugura mutungo wari wose utimukanwa, wagana Nzuri Business Group Limited tukagufasha, cyangwa nawe ushaka kugurisha umutungo wawe, nawe watugana tukagushakira abakiriya bagura ahantu hawe kandi mu gihe gito cyane ahantu hawe haba haguzwe. Si ibyo gusa kandi dufite ni service ya property management, tukumanagingira imitungo yawe kandi neza. Ibi byose maze kukubwira uko ari bitatu wabisanga muri Nzuri Business Group Limited kandi tubikora nk'abanyamwuga. Kuri uyu munsi rero ngiye kugutembereza ibibanza byinshi kandi biri ahantu heza cyane bihendutse, bitari gusaba amafaranga menshi. Ni ibibanza biherereye Ikinyinya hafi ya kaburimbo, ahantu heza cyane, uba witegeye Kibagabaga neza. Ushobora kugura kimwe cyangwa ukaba wagura byinshi. Byose hamwe ni ibibanza 55 kandi byose bifite ubuso buri hejuru ya metero kare 300. Ubwo nukuvuga kimwe muri byo, nukuvuga ufashe kimwe kigiye gifite ubuso buri hejuru ya metero kare 300. Buri kibanza gifite icyangombwa cy'ubutaka cyacyo. Buri kibanza nyine kigiye gifite icyangombwa cyacyo. Ku gishushanyo mbonera hagenewe kubakwa inzu ziciriritse. Igiciro nukumvikana bitewe n'icyo wahisemo, gusa no kuva kuri $15,000,000 gusubira hejuru. Uramutse rero ushaka kimwe muri ibi bibanza uri kubona byiza cyane biri n'ahantu heza cyane, ngiye kukubwira nimero waduhamagaraho. Gusa tuba dufite n'ibindi bibanza byinshi cyane ku buryo uramutse ukeneye n'ibindi waza tukajya tukagutembereza tukakwereka n'ibindi byinshi cyane tuba tubifite. Uramutse rero ushaka ibindi bisobanuro kuri ibi bibanza maze kukubwira, nyine wahamagara kuri 0788848697 cyangwa hamagara 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima, uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Angaho niho dufite biro, dukorera kuri etage ya nyuma, kuri floor ya nyuma, ku muryango ureba ku Gisozi. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, aba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wandika Nzuri Market. Aho naho kandi haba ari imitungo myinshi igiye itandukanye, ku buryo uramutse ugize ubushima nabwo waduhamagara tukakujyana kureba, ukagerayo ubundi washima tukaba twawukugurisha, cyangwa se ukaba wabwira n'abandi bagenzi bawe ko dufite imitungo myinshi kandi myiza cyane iri n'ahantu heza cyane. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited, tugufitiye imitungo myiza cyane kandi myinshi iri ahantu heza cyane. Rero watugana ubundi tukagufasha. Komeza rero kugira ibihe byiza, ndakurarikira kandi ukora subscribe kuri channel kugira ngo tuzagira imari n'imwe izajya gucika tuzaba twashyize kuri YouTube channel yacu. Komeza kugira ibihe byiza ndetse ukomeze no kugira umunsi mwiza muri Nzuri Business Group Limited. Nikaze.